Ndabasuhuje mbifurije kugira ibihe byiza ikaze kuri GB Empire isoko y'amakuru yubaka society mu Rwanda. Biri kumvikana ko insengero zose zamaze kwamburwa ubuzima gatozi, bikumvikana ko RGB ikigo gishinzwe insengero mu Rwanda cyamaze gutangaza ko by'umwihariko abasenga batujuje ibisabwa bagomba ko bafungirwa insengero. Bikumvikana ko byakomeje kugenda bigaragaza na Papa Leo wa 14 nk'uko yakomeje kugenda bigaragaza, agaragaza ko insengero zose mu Rwanda zigomba kuba zafungurwa, bityo abantu bose bagatangira gusenga Imana. Agaragaza ko gusenga ari inzira imwe ishobora kuba yatuma u Rwanda rukomeza kugenda rukomera. Gusa biri kumvikana ko Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda agaragaza amagambo, yakomeje kugenda atangaza benshi nyuma yuko byakomeje kugera byumvikana ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yose kuvuga amagambo yakomeje kugenda yibazwa n'abatari bake mu Rwanda, bakomeza kugenda bibaza ese koko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nk'uko byakomeje kugera bitangazwa mu binyamakuru bitandukanye yaba yamaze kuba yakihakana Imana bitewe n'amagambo yerutse kuba yatangaza, agaragaza ko nk'uko yakomeje kugenda bigaragaza ku giti cye ari we yakagombye kuba yarafunze insengero zose. Gusa byakomeje kugenda bigaragazwa na Papa Leo wa 14 agaragaza ko insengero zose zigomba kuba zafungurwa mu Rwanda, kariyo nzira imwe yonyine u Rwanda rushobora kuba rwabaho neza. Kugeza aka kanya biri kumvikanishwa na Papa Leo wa 14 mu Bufaransa nk'uko yakomeje kugenda bigaragaza, agaragaza ko insengero zose zo mu Rwanda zigomba kuba zafungurwa nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa na Karidinali. Agaragaza ko by'umwihariko Kiliziya Gatolika zose mu Rwanda, ADEPR n'izindi zose zakomeje kugenda zisenga Imana, byumvikana ko bagomba kuba basenga Imana bitewe nuko turi mu minsi ya nyuma. Gusa biri kumvikana ko u Rwanda rwamaze kuba rwafata imyanzuro ikakaye kuba bafunga insengero zose zituje ibisabwa. Gusa biri kumvikana ko insengero zose yagomba kuba hashorwamo amafaranga, izi nsengero zikaba zafungurwa nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa n'abaturarwanda. Bamwe na bamwe baragaragaza ko insengero zigomba kuba zafungurwa, ko bamwe bari kwishura mu ngeso mbi bitewe nuko batari kubona aho basengera. Bigakomeza kugenda bigaragazwa ko Perezida Paul Kagame yakomeje kugenda atangaza amagambo atarigeze ashimisha abanyarwanda na gato. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa, Perezida Paul Kagame arutse kubazwa n'umunyamakuru amubaza ko insengero zose bafunze basibwe ko zigomba kuba zakuzuza ibisabwa, zamaze kuba zabyuzuza, ariko bikumvikana ko izi nsengero zigiye kuba zasaza batarazifungura. Perezida Paul Kagame yavuze amagambo ava mu mutima ye nk'uko yakomeje kugenda bigaragaza, yagaragaje ko ari we insengero zose zakagombye kuba zarafunze mu Rwanda. Sibi nanone byakomeje kugenda byibazwa n'abatari bake, bibaza ese koko Perezida Paul Kagame yaba yamaze kwihakana Imana. Uko byakomeje kugenda bigaragazwa impamvu Perezida w'igihugu cy'u Rwanda yaje kuba yavuga aya magambo, byumvikanishwe ko abafunguriwe insengero bakomeza kugenda bazikorera mu bucuruzi, bikavuga ko nta nsengero zigomba gucururizwamo, bityo kandi bikavuga ko benshi bakomeje kugenda bagaragaza ubutubuzi bwo kwibana bakoresheje by'umwihariko insengero. Abapasiteri bamwe na bamwe bakitwaza ko ari abapasiteri bakoresheje insengero, bakaba by'umwihariko bakandamiza abaturarwanda. Nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, agaragaza ko nta bujura ashaka bukorerwa mu nsengero. Ibi kandi mu by'ukuri ari ikibazo gikomeye cyane abanyafurika bakomeje kugenda bishuramo, bakaba barakomeje kugenda bakuronezwa by'umwihariko gusengera mu nsengero bitari ngombwa. Ushobora no kuba wasengera iwawe mu rugo, mu by'ukuri Imana ikaba yakumva. Gusa biri kumvikanishwa n'abaturarwanda benshi cyane bagaragaza ko bakeneye kubafungurirwa insengero bakajya gusenga, dore ko benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko bakomeje kugenda bishora mu ngeso mbi bitewe n'uko izi nsengero zafunzwe. Ibi kandi bikagaragara nk'ikibazo gikomeye cyane kuba insengero zikomeje kugera zifunga mu Rwanda. Abanyarwanda bamwe bagaragaza ikibazo gikomeye cyane, bagaragaza uti ko mwatubwiye ko tuzabasha kuba twakuzuza ibisabwa mu nsengero zacu, mukaba mwadukomorera, ariko tukaba twarabyujuje insengero zacu zikaba zigiye kuba zasaza tutazisengeramo. Gusa ibi kandi bikumvikanishwa ko izi nsengero zafunzwe zitagomba kuba zafungurwa, ahubwo bagomba gukoreshwa nke zafunguwe zujuje ibisabwa 100% zikaba zakorerwamo abantu bose bakaba bazisengeramo. Gusa bikomeje kugera byumvikana ko abaturage bakomeje kugenda bagaragaza ko bari guturuka kure, bityo kandi aho gusengera bikabavuna cyane, bakabasaba leta y'u Rwanda kuba bakomorerwa bagafungurirwa insengero zabo bagatangira gusenga, dore ko bakomeje kugenda bagaragaza ko ikibazo cyo kubona aho basengera gikomeje kugenda kibabangamira cyane. Gusa biri kumvikana ko mu Rwanda hagiye kuba hagira igikorwa kugira ngo insengero zafunzwe zibashe kuba zafungurwa, nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa na Papa Leo wa 14 akomeje kugenda agaragaza ko mu Rwanda bagomba kuba bakomorera by'umwihariko abaturage bagasubira gusenga. Karidinali kandi akomeje kugenda agaragaza ko Kiliziya Gatolika ndetse na ADEPR zose mu Rwanda hagomba kuba by'umwihariko bakomorerwa bakaba bajya gusenga, dore ko bikomeje kugenda byumvikanishwa ko turi mu minsi ya nyuma ikeneye amasengero. Ibihugu byose bigomba kuba byasenga Imana nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa. Papa Leo wa 14 yakomeje kugenda agaragaza ko insengero zose mu Rwanda zitujuje ibisabwa zigomba kuba zaterwa inkunga zigahabwa amafaranga, bityo kandi bagagura ibikoresho bibura mu nsengero zabo kugira ngo zifungurwe. Ibi kandi bikumvikana ko insengero zose zigomba kuba zafungurwa mu Rwanda.